byagenze bite, amenye inkuru y'aba bantu yarangiye gute. Iyi nkuru iteye amatsiko. Yahise aza kuri wa mubosi wamukoreshaga mu publicité. Ewa ni umukobwa ngiye naramukoresheje. Noneho si ibyo gusa. To कल गर्ल्स हॉस्टल में जिस आदमी को हमने अरेस्ट किया था wa mugabo twafunze bimeze biti bye. Wibuka umusore ari muri gereza hano bamufunze. क्यों Bamufunze ariko nta kintu bamushinja. Bamufungiye muri hana abakobwa barara, nta kibi yakoze, nta muntu yahiciye. Yarari yo gusa ateza akavuyo. Ryamye hano. इसने अपने शरीर पर बहुत सारे नाम और नंबर खुदवा रखे हैं। Afite amazina amwanditse kuri tatu, amanimero. सर पर किसी गहरी चोट का निशान है। Afite n'igikofu nyuma mutwe, imbunda, kamera, amafoto. लेकिन ये कौन है? Uyu mugabo ntituramenya ninde. Niko. इन नंबर्स पर फोन करो और पता करो ये कौन लोग हैं Muhamagariza nimero zimuri ku mubiri tumenye n'izabandi. Wibuke nimero zimuri batangiye kuzihamagara. Nimero ziri ku mubiri we zose z'ingenzi bahamagara huye n'ikibazo baraziyanditseho. Muri izo nimero harimo n'iza Gajina bayaraziyanditseho ngo atazazibagirwa kandi ashaka kumwica. Gajina ari mu ruganda hano. Halo. ये नगर पुलिस स्टेशन से कौन Uyu ni Constable Duri amubwira station ya polisi. Ku kanya. Umugabo ntajya agenda wenyine. Tori kano do. Gajin za kuri polisi. Kugera hano इस आदमी को uyu mugabo waba umwibuka. Do. Mwitegereza Sanjay Singani. Umve. जी हाँ Ndamuzi. एयरवेज Uyu कंपनी ni Sanjay Singani ya chairman wa Air Voice. एयर वॉइस कंपनी Chairman wa Air Voice company y'itumanaho ngirikomeye. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस Arwaye indwara yo kwibagirwa by'igihe gito. पर Ntago ajya yibuka ikintu ngo birenze iminota 15. Hey, मेरे दोस्त ni inshuti yanjye magara umuvandimwe. ये Niyo mpamvu yishyizeho na tatu y'izina ryanjye na nimero zanjye rwose kugira ngo ajye anyibuka nk'umuntu we. Ni umuvandimwe.